bintu tujya tubivugaho buriya nje mbabaye cyane kuko rimwe na rimwe umuntu Imana yazamuye babyitirira satani, umuntu Imana yahaye umugisha akagira ubutunzi babyitirira satani, umuntu Imana ndetse yakoresheje imirimo n'ibitangaza biriya bitangaza babyitirira satani. None ndagira ngo tuganire bwoko bw'Imana kandi inshuti z'Imana, koko birakwiriye ko abakozi b'Imana bakena, birakwiriye ko basabiriza. Umukozi w'Imana wambaje wari wigishe mu iteraniro abwira abantu ngo ko nibikuzimu batanga amafaranga muzajyo mutuzanire kwizo za beneri. Ndangije navuga niba koko ikuzimu batanga amafaranga, none bano bajyaho bakayazana bayakoresha ko duhare mu isoko rimwe abacuruzi kare bame ko tujya muri bisi zimwe ko wasanga ari amafaranga natyo bayaduhaho. Bibwira ko satani kari utanga amamodoka, batazibwira ko satani kari utanga amafaranga, batazibwira ko satani kari utanga ubushobozi bwo kubaka amazu. Oya, njyewe ndabyanze. Satani ni imbwa, nta kintu na kimwe afite ku isi. Hoci cyo satani akora yifashisha iby'Imana yasize ku isi. Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi ahinduka umuntu ukomeye. Oyo ni umugaragu wa Aburahamu, yari yamutumye gusabira Isaka umugeni. Ageze ahari busaba umugeni yaratangiye avuga iby'imigisha, avuga ibyo butunzi Imana yahaye Aburahamu. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane ku bakunzi bandi UMUKRISTO TV. Reka dusuhuze abantu muri mu mahanga hirya no hino mushobora kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, abari Aziya, Amerika, Iburayi bwose ndetse na Afrika, cyane abakunzi bacu bari mu Rwanda n'abakunzi bacu muri Amerika na Canada n'ahandi hose hatandukanye. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe cyane, kandi by'umwihariko ndongera nshimire abantu mwakoze subscribe mugakora comment ndetse rimwe na rimwe mugakora na share ikiganiro cyacu bakumve kuryoheye ukagisangiza inshuti yawe. Ndagushimiye cyane, uri w'agaciro. Tutaratinda rero ndagira ngo dutangire dusenga Imana, nyuma yaho nibwo ndibuze kubabwira indego y'ibyo twenda kuganiraho. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu turagushimiye, izina rye niryubahwe, wakoze imirimo n'ibitangaza ubana natwe kandi uratwemereye. Ushimye ko twagera kwa aya masaha kuri uyu munsi kuri tariki. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Hari benshi bavuye mu mubiri banebweze ubucece kandi bakiriho abantu n'ibyago bitandukanye, ariko twebwe turi bazima. Turagushimiye, izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Ngaho data misa mwamudukunda, nyemerera ubane natwe, utuyobose imbaraga zawe n'umuntu we data buja mwiza, ururukiye kudufasha kugira ngo izina ryawe rishimwe. Sengeye uyu mushiki wacu, uyu mwene data, banane kandi ugumane nawe mu kibazo cyose afite. Unyemerere ubane nawe data wa twese myiza, wongere ureme ibyiringiro ku mugaragu wawe. Nubane natwe umve gusaba no gushima kwacu, niko dusengeye kino kiganiro cyose ku bwa data wa twese umwana n'umwuka wera. Amina 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 amina. Nguko twari tumaze kubabwira, twongeye kubashimira. Uri imbere za kamera zandi UMUKRISTO ni Pasteur Rabani, inshuti yanyu. Reka mbabwire ngo uko wakumva bimeze kose haracyari ibyiringiro. Ushobora kuba uri muri situation itameze neza, uri mu bihe bitameze neza, ariko ndakubwira ngo humura witinya, haracyari ibyiringiro. Kuko ikibazo ubona none, ndakubwira ukuri, ejo bizaba ari ubuhamya bigendanye n'icyo Imana izaba yakoze ku buzima bwawe. Ngarutse kuri ndi UMUKRISTO TV ngira ngo tuganire. Twenda kuganira ni ndego navuze ngo tubivugeho cyangwa se tujye tubivugaho. Koko biremejwe ko abakorera Imana aribo bagomba gukena. Biremejwe ko abakorera Imana aribo bagomba gukena. Koko nawe uzambwira
muri comment uko ubyumva. Impamvu ndeguye kino kiganiro nuko abantu benshi uw'Imana ateye iteka, yaba ari umukozi w'Imana akagira imodoka, akagira inzu, donga akagera ku mafaranga Imana yazamuye, agatangira gukoreshwa imirimo idasanzwe, benshi bakunze kubyita ngo ubutunzi afite, ubushobozi afite yabikuye ikuzimu, cyangwa se arimo arakorana n'icyo twita Illuminati, nubwo njyewe ndayizi neza. None nje hano kuri kamera zandi UMUKRISTO TV ngira ngo tubivugeho nyamuneka abana b'Imana, niba koko bikwiriye ko abakorera Imana ari twe tugomba gukena, ari bo bagomba gukena. Ceshe ndabwo numva umuntu Imana yazamuye abantu bakiriye neza ibyo butunzi bwe, babihimba amazina, bagatangira kubyita ukundi, bagatangira kubihimba andi mazina. Kandi koko munyemerere ibi bintu tujya tubivugaho, buriya nje mbabaye cyane kuko rimwe na rimwe umuntu Imana yazamuye babyitirira satani. Umuntu Imana yahaye umugisha akagira ubutunzi babyitirira satani. Umuntu Imana ndetse yakoresheje imirimo n'ibitangaza, biriya bitangaza babyitirira satani. None ndagira ngo tuganire bwoko bw'Imana kandi inshuti z'Imana, koko birakwiriye ko abakozi b'Imana bakena? Birakwiriye ko basabereza? Birakwiriye ko bambara inkweto zatobotse? Birakwiriye ko bagenda n'amaguru abatunzi b'isi bari kugenda n'amamodoka? Birakwiriye ko bambara amakote n'amashati byabasaziyeho? Nawe ureboze kumbwira uko kino kiganiro ureboze kucyumva, kuko ndimo ndaganira nawe wondeze amatwi aho wicaye mu modoka, aho wicaye wawe ku gitanda, aho mu nzira uhagaze, ndimo njyewe ndaganira nawe. Ni wowe nateguriye kino kiganiro kugira ngo unyemerere koko umbwize ukuri koko niba tugomba kubyemeza. Noneho tubyemere, uretse ko nye ntabwo ngomba kubyemera. Iyambamagaye yansezeranije kurya ngahaga, iyanduranije yansezeranije kwambara, nubwo bitaraza neza ariko ndashimira Imana yagejeje iri gukora. Ntabwo ndarya ngo ngere ku rugero, ariko ndashimira aho Imana yagejeje iri gukora. Ngera ngo ko bantu bumvise ibiganiro byanyu iminsi yatambutse, natambukije mu nsengero, ndimo ndanga ubuhamya, ndi mu bantu b'abagabo nasenyeraga umuceri, bati koko nzarya umuceri mbage? Sengeye aho navutse, sengeye nshinga urugo, ubuzima nanyuzemo, numvaga mu bintu ndazahaga kandi ngunda, numvaga ndazahaga umuceri inshuti yanjye. Ariko nasenga Imana ikavuga ko izabikora, nasenga Imana ikavuga ko izabigenza neza. Ntabwo ndagiraho Imana yavuze ko nzagera, kuko yarabisezeranije. Ariko narahagurutse ndimbo ndinjira ku masezerano y'aho Imana yambwiye. Ikibazo rero ni kimwe matuye y'isi, ikibazo ni kimwe mu bavugabutumwa, nuko umuntu Imana yahaye ibiryo, umuntu Imana yahaye ubutunzi, umuntu Imana yahaye imodoka n'ibindi ngibyo, turatangira tukabyitirira izindi mbaraga zabimuhaye, tukabyitirira satani. Munyemerere koko mwasanze satani ari we ushoboye? Satani niwe utanga ibyiza? Koko murabyemeye? Satani niwe uzamura abantu kurusha Imana y'ubwayo yiremeye bino tubona ku isi, kurusha Imana y'ubwayo yiremeye abantu. Hari umurembye nakunze yaravuze ngo Imana itarakurema yabanje gutegura Edeni. Wowe Imana itarakurema yabanje gutegura Edeni. Kandi koko iyo turebeye mu ijambo ry'Imana, dusanga umuntu asa naho yaremwe nyuma, aza akoreka ibindi birema byose Imana yari yaremye. Imana yaremye ku juru n'isi,
niho yahereye irema. Reva ngo ijuru n'isi bibeho, Imana itandukanya ibyari umwijima n'intuza n'amazi bishyira ukwabyo, irangije rema ibiva bibiri, uko nuko hasi n'izuba cyangwa se umwijima n'ijoro, rangije irabirema, rangije ishyiraho iminsi, buri munsi yaremaga igihe, ariko umuntu imurema ku munsi wa nyuma. Iravuga ngo impamvu nabanje kurema bino, niwe uzaba umuyobozi wabyo, uzaba umutware wabyo, uzabisumba, kandi mw'ibi bintu nimwe uzakura ibigutunga. Imana ishimwe cyane. Reka turebe ijambo ry'Imana, yenda ngendere ku bantu bakoreye Imana. Umuririmbyi yigeze kuvuga, aravuga ngo ndawakoreye Imana wigeze gukena, ndawakoreye Imana wikoreye amaboko. Yego dutangira dukennye, ariko uko dukomeje kugendana nayo, Imana igenda ihindura ubuzima. Neba leta, umukozi wa leta bamwandikira umushahara, uko igihugu kigenda gitera imbere, wa mukozi bakamwongerera umushahara. Wa mukozi bose yamureba ikavuga ngo umukozi wanjye ntabwo agomba gusa nabi, ndetse rimwe na rimwe akamukebura, akamubwira ngo nduzongere kuza mu kazi kanjye usa nabi, nakwandikiye umushahara ndaguhemba. Kandi uko mbizi namwe muzampa ibitekerezo, nta muntu waba minisitiri akennye, haba hari ibyo bagomba kubanza kumusaba, haba hari uko agomba kubanza kwitwara, bakamuha wa mwanya, hari ibindi bamwemereye, inzu azabamo, imodoka n'ibindi n'ibindi. Imana data wa twese niyo yakenesha abayikorera, no yakemera ko abayikorera bagenda ibirometero n'ibirometero n'amaguru. Ndabyemera, ibyo bibaho, ariko ndago biba binejeje Imana. Ntabwo Imana biba binejeje ibikiri muri porosodire zo kuzagirira wa muntu neza. Wowe unyumva, hari abakozi b'Imana nigiyeho nga sogokuru wacu Aburahamu, niwe se wabizera, ntabwo yigeze akena. Cyakora ndabana yari afite, ariko nyuma Imana yaje kumuha abana. Iyo turebye banowa buryo bagiye babazinguke, Imana agiye bagirira neza. Iyo turebye ba Yakobo, Imana agiye bagirira neza. Iyo turebye ba Yobu, cyane nga Yobu ngo yari atunze, bigera naho satani yari yaramufuye, aragenda amusaba Imana. Ngira ngo ibyo murabizi kubindusha. Abo rero kuko bagendanye n'Imana, ntabwo begeze bakena. Imana yagiye bagirira neza, kandi Imana yabo niyo Mana ya Rabani uyu munsi, niyo Mana yawe uyu munsi, niyo Mana bayo, ikazamura bayo, ikagirira neza abantu bayo. Reka nifashishe byibuze uyu muntu w'Imana witwa Aburahamu, tureba iby'ubutunzi yari atunze. Hano mu itangiriro, mu gice cyaho cya 13, mu gice cya 13 k'uyu murongo waho wa kabiri, rikaba ariho duhera. Reka dusome ijambo ry'Imana. 13 ku murongo wa kabiri haratubwiye ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Aragenda ava i Negevu, agera i Beteli, agera aho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'Ibeteli na Ayi. Ari igicaniro cyubatse mbere. Aburahamu yambarizaho izina ry'Uwiteka Imana yacu tugirire neza. Oyo ni Aburahamu Imana itubwiye. Kuri murongo wa kabiri ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi. Nyine umva ngo mbwinshi. Ni bwinshi, ntabwo ari bukeya.
yari afite ubutunzi bwinshi. Ngo nuko arahaguruka ageze i Negebu, ahashinga ihema. Ageze aho ngaho hagati y'i Negebu na za Ayi, ngahashinga ihema, maze kuhashinga igicaniro, ngo aratangira ahambariza izina ry'Uwiteka Imana. Nyumvira umuntu usenga, umuntu wagendanye n'Imana, inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu. Nje hano ngo tuganire, nje hano ngo tuganire, nawe uzansubiza muri comment. Bore hari ibintu tugomba kujya tuvugaho, hari ibintu tugomba kujya tuvugaho, nguko natangije insanganyamatsiko ivuga ngo tubivugeho, tubivugeho, tubiganireho. Kandi ndakintu kimbabaza ngo gusanga umuntu Imana yazamuye, nanone abantu babipfobeje bitwa abakozi b'Imana, bakaba bitwa abakozi b'Imana. Ugasanga nibo babihinduye indi nyito, niho babikoze ukundi, niho babitwaye ukundi. Mu by'ukuri ugasanga nibo babihembye amazina. Njewe njya mbabara cyane, ndabase muyu murimo. Harabahuye n'Imana y'umukara, bandi bahura n'iyera. Abahuye n'iyera bagira uko basa rero, bagira uko bagenda, bagira uko bitwara, bashyira mu gaciro, barareba bakagenekereza. Twebwe twese tuzi ko satani ahari. Nimvuga ibi ntabwo nibagire ko satani ahari, ariko ubutunzi satani atanga n'ubwo akanya gato ndi buramba, n'ubwo atanze bugira kondisiyo, bugira amategeko. Ugomba kubaka inzu hariya nduyiryamemo kubw'amategeko wahawe na satani. Ugomba kugira imyenda myiza ariko ndoyambare, ugahera mu makabutura gusa n'injabari bitewe na za kondisiyo baguhaye. Shobora kugira ubutunzi bwinshi ariko ndorya inyama bigendanye na kondisiyo kwa satani baguhaye, ariko ibyo Uwiteka Imana yakitanga ntabwo bigira kondisiyo. Biza ari umunezero, biza ari umugisha, biza ari amashimwe. Mana ishimwe cyane, inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu. Imana itwegere. Nk'uko tumaze kumva ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi. Iyo tuvuze ubutunzi bwinshi, nyine ni mu bwinshi, ntabwo ari inka 3, nta nubwo ari intama 8. Yari afite byinshi, nk'uko Bibiliya ibitubwiye. Yari afite ibintu byinshi, kandi ngo arakomeza agira ibintu byinshi. Iyo turebye hano mu ijambo ry'Imana nanone, mu itangiriro niho turakomeza twibanda cyane, mu gice cya 24 tuhasanga nanone kuri umurongo wa 34, tangiriro 24:34. Nawe aratubwira ngo, aramubwira ati ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye. Oyo ni umugaragu wa Aburahamu. Yari yamutumye gusabira Isaka umugeni. Ageze ahari busaba umugeni, yaratangiye avuga iby'imigisha, avuga ibyo butunzi Imana yahaye Aburahamu. Mana twegere kandi kindane natwe. Nuko agitangira yabanje kwivuga. Yageze kwa Rabani, ino nguru nani ndende, kandi ndabwo ndagira mukanya kukubwiriza ijambo ry'Imana. Hano naje ngo twiganire gusa, hari ibintu tugomba kujya tuvugaho, kandi nanone twagira abantu twiyama. Abantu batazibwira ko satani kari utanga amamodoka, batazibwira ko satani kari utanga amafaranga, batazibwira ko satani kari utanga ubushobozi bwo kubaka amazu. Oya, njyewe ndabyanze. Satani ni imbwa, nta kintu na kimwe afite ku isi. Hoci icyo satani akora, yifashisha iby'Imana asize ku isi, yifashisha iby'Imana asize ku isi. Satani icyo akora, ahera muri ya migisha Imana yaduhaye twacunga nabi, satani akaza akaturiganyirizamo. Iyo rero hatabaye gucunga neza, satani afite bya bindi Imana yaguhaye, agatuma ubibamo nabi, agatuma ubikoresha nabi, bikaba byaguteranya n'Imana.
ariko nda kintu cyiza ngo gukorera Imana ukenutse, utari umukene, wishoboye, ugira byinshi ushyigikira, ufasha abakene, ugaburira imfubyi. Mana twagere kandi tindane natwe, ugira abantu uremera, ukagira abantu wubakira, kuko ntabwo wajya kubakira undi utariyubakira, ntabwo wajya kugaburira undi utarigaburira. Burande bakababeshye, ufasha abandi n'uwamaze kwifasha, ufasha abandi n'uwamaze kwifasha, ugirira neza abandi n'uwamaze kwigirira neza. Ntabwo umuntu yaba atase kwiyitaho ngo arita ku bandi, ntabwo umuntu yaba atarihaza ngo arajya guhaza abandi, ntabwo umuntu yaba atarigirira neza ngo aragira uwagirira neza. Waba waburaye ukagaburira uwaburaye, kuko mwese muzapfa, ariko uwarariye, uwagize icyo yihereza, ni nawe ugira icyo atanga. None koko bana b'Imana, hari ibintu tukwiye kujya tuvugaho. Njyewe Imana yanyishurira, Imana nzi, Imana Aburahamu na Isaka na Isiraheli, iyavuganye nanje yambwiye ko ari umutunzi wa byose, yambwiye ko ari umutunzi wa byose, yambwiye ko ari umunyembaraga, yambwiye ko ariyo ikenesha kandi igakenura. Ibyo mbiyiziho. Yambwiye ko ari igabura, yakugaburiye urarya ukagaburira n'abandi, yaguhembuye urahembuka ugahembura n'abandi. Oyo Nabrunene ni umugaragu wa Aburahamu, ageze kwa Rabani aratangira avuga ibigwi bya shebuja Aburahamu, ngaramubwira ati ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yaye databuje imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye. Haleluya. Ahinduka umuntu ukomeye, yamuhaye imigisha, imikumbi n'amashyo n'ifeza. Umva ngo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Uyu mugabo yari afite ku butunzi bwose. Iyo tuvuze ngo yamuhaye amashyo, emuha ifeza, emuha n'izahabu, ebe ni ibintu by'amafaranga, ariko hari ifeza, hari n'izahabu. Niyo mpamvu hari n'amafaranga badafite agaciro, hari n'amafaranga agira agaciro. Ifeza rero biri mu mafaranga afite agaciro, izahabu biri mu mafaranga afite agaciro. Muzansobanurira ifeza n'izahabu aho bitandukaniye, ariko njyewe byonzi nuko ari amafaranga aba afite agaciro, ni amafaranga aba afite agaciro. Bene data, uyu mugabo Imana yari yaramugiriye neza, Imana yari yatsindanye nawe, kuko yumviye Imana, kumvira umuhamagaro. Ndagira ngo mbwira abumviye umuhamagaro ntabwo muzakena. Cyakora icyo nabonye, hari igihe duhamagarwa dukennye, duhamagarwa dukennye, ariko Imana ikatubwira ko izatugirira neza. Duhamagarwa ndacyo dufite, ariko kuko tugiye gukorera Imana ifite icyo ifite, ifite byose, uko tugendanye nayo ikagenda itugirira neza. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Uyu rero ni umuntu mbahayeho urugero, ni Aburahamu, sogokuru w'abizera. Kandi iyo turebye uyu Aburahamu na mungu wa Isaka, nawe yabaye umukire. Isaka yabyaye babiri, nabo babaye abakire, babindwari barakomera hano ku isi. Yakobo na Esawu, umwe yabaye umurashi, murwanyi, ndaba umutunzi. Mana ishimwe cyane. Aba ni abakire, n'abandi bose bagiye bagendana n'Imana. Imana agiye ibagirira neza, Imana agiye itindana nabo. Sinzi rero abantu bavuga ko abantu batunze kandi bari abakozi b'Imana bagatangira kubyita andi mazina, sinzi iyo babikura, sinzi iyo babikura rwose. Turabeze neza ku isi ba bintu bitandukanye. Mu minsi yashize
nigeze ngora ikiganiro nanone ngivugaho ku bantu rwose wakoze Imana bo muri Rwanda bagiye bakoreshwa ibintu bitangaje, ibintu bikomeye, ariko kumva abantu babagabyeho ibitero ngo sirambaraga sizabo niki ndabwo nshano ngo mbavugire, ntabwo nshano ngo mbabere umwavoka, ariko buriya ibi bintu njya ku ruhande rwanjye mbona bitukisha izina ry'Imana, mbona bidahesha Imana yacu agaciro, mbona bitazamura icyubahiro cy'Imana uko gikwiriye. Mwese harurema tubamo, iyo umuntu akurusha ubutunzi abakurusha n'imbaraga, iyo umuntu akurusha ibikoresho bya gisirikare abakurusha n'imbaraga. Niyo mpamvu mu gihugu ibintu bubaka barabanza kubaka igisirikare gikomeye, bakemera gatangiye bafite byose, ari iki gisirikare kikaba cyubakitse gifite buri kimwe cyose ku bijyanye n'umwanya wacu. Ndahandi bituruka ari ni mu butunzi, ni mu mbaraga, ni mu mbaraga. Iyo Imana ishaka kugukoresha, iyo Imana ishaka kukuzamura, irabanza ikaguhuza n'abanyembaraga. Mbifurije abanyembaraga, mbifurije ko muhura n'abanyembaraga. Nanjye ndacyabisengera, nkeneye guhura n'abanyembaraga. Muhanga umwe navuze ngo iyo ugendanye n'abakene 7 ubura umukene wa 8, iyo ugendanye n'abajura 3 ubura umujura wa 4, iyo ugendanye n'indaya 5 ubura indaya 6. Iyo rero Imana ishaka kukuzamura irabanza ikaguhuza n'abanyamaboko, kuko irabafite rwose, irabafite, ifite abanyamaboko, kandi yaremeye kuzamura abandi, yaremeye gushyigikira abandi. Uyu rero Aburahamu nifuje ko ari we tuganiraho. Murumva ko ndabwo yari akennye, yari yishoboye, yari afite byose, yari afite mu butunzi, yari afite mu bw'amafaranga, yari afite ifeza n'izahabu. Mu bijyanye n'amatungo, umva amatungo yari afite, cyangwa se mu bijyanye n'abantu. Burya n'igihe hano n'umuntu ugira ubutunzi bw'abantu, ngo yari afite abagaragu n'abaja. Abo ngabo ni abamukoreraga mu gitondo, satani nimugoroba. Abo ngabo ni abaragiraga inka ze, ni abajyaga mu mirima ye, ni abakoraga mu rugo rwe, yaragomba guhemba. None mu bijyanye n'inyamaswa cyangwa se amatungo, yari afite n'ingamiya n'indogobe. Umva ibyo bintu byose yari afite. Yari afite ingamiya, yari afite n'indogobe. Ku isi ya rurema abagira bene ayo matungo ni bakeya, ni bakeya. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu, mba ngira ngo tuganire. Buriya njyewe y'abakozi b'Imana bavuga abandi bo bashaka kwigira beza, bashaka kumva ko aribo bakorera Imana, ariko wasubiza amaso inyuma wabareba gasanga ndanakarere bararenga, nda n'ibigwi bafite. Cyakora nizera ko Imana gukoresha mu mudugudu, yagukoresha mu isibo, undi kamukoresha ku rwego rw'igihugu, undi kamukoresha ku rwego rw'isi. Icy'ingenzi nuko mugomba gukora ibyo Imana ishaka, kuko wa wundi wamaze kugera ku rwego rw'igihugu ndabwo abagishobora kujya kubwiriza abo mu isibo no mu mudugudu. Niyo mpamvu Imana igira abakozi bawe mu midugudu no mu masibo irabafite, ariko hari n'abandi barazamuye bakajya mu birere byo hejuru. Abo ngabo rero nabo Imana ibatuma kuba mu birere byo hejuru, ku bandi bantu bakomeye, kuko ukomeye n'ubundi ajya kubwiriza umuntu ukomeye. Ukomeye na n'ubwiriza abakomeye.
impamvu Imana igira abakozi Imana bakomeye ikagira n'aboroheje, babandi boroheje basanga boroheje, babandi bakomeye bakajya mu byiciro by'abakomeye. Hoko twakibaza ngo wowe Imana yamaze kuzamura uri kugera ku bakomeye, wowe se ukiri hasi uri kugera ku bakiri hasi? Nicyo twakwibaza, kuko buri ndera yose Imana ikuzamuyemo ifite abantu iguhuje nabo, ibifite abantu iguhaye ngo babwirize ubutumwa. Niba ugeze ku rwego rwo kugendera mu ndege, Imana iguhaye misiyo yo kubwiriza abantu bari ku rwego rwo kugendera mu ndege. Niba ugeze ku rwego rw'igipangu ukaba ufite etaje, Imana ikuzamuye mu rwego rwo kubwiriza abanyamamodoka n'abatunzi bari kubaka bafite imishinga iremereye. Cyane ibyo tukabimenya. Ariko Imana izamura abantu bayo, Imana izamura abantu bayo, Imana itanga imigisha mu bantu bayo, Imana itanga imigisha mu bayikorera, Imana itanga imigisha mu bayikorera. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, birababaje kubura umukozi w'Imana ugasanga umwana wawe niwe warase ishuri hejuru y'ibihumbi 100 byonyine, kandi ngo witwa umukozi w'Imana. Umwana wa minisitiri wari kwiga mu mashuri ahenze. Koko bino bintu turakweguye tubivugaho. Muremeje abakozi b'Imana yaramye ijuru n'isi, abaretwa abana bacu babinjije, abaretwa abana bacu babura kutiga mu mashuri ahenze ngo nuko dukennye. Niba umukozi wa leta umwana wagira aho yiga kandi ari uwa leta, twayadukorera Imana isumba leta zose zo ku isi. Koko murabyemeje? Koko murabyemeje? Umwana wa pasiteri, umwana wa reperezanta, buriya hari n'igihe abantu bazamura amagambo ngayo ari ishari yabibateye, kuko mugenzi we yagusize, indambwe yagezemo wandi bashoye kuzigeramo. Ariko icyo nakubwira nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, niba hari umuntu wagurushije indambwe akaba yagize ibyo akurusha, huko mwubahe, umwegere, akugira inama, agutungire n'agatoke, muganire. Nje numva cebetera bya byose neshari rituma ubona ageze aho ageze, ugatangira ngo nibi, gatangira ngo ni gutya, gatangira ngo ni gutya. Mu minsi yashize nakoze iganiro ku bijyanye n'ubutunzi, aho abantu bakomora ubutunzi n'ibindi. Nasomye ijambo ry'Imana yambwira ngo ikuzimu ndamirimo ndamigambi ndaniki kihaba. Mujye munyumva neza bwoko bw'Imana. Ndakugambirira, ndabumenye, ndabitekerezo, ndaki bihaba. Mwijuru no ari kugambirira, mwese no kugambirira. Ebe naye bikomeje ku musiki w'umukozi w'Imana wambaje wari wigishe mu iteraniro, abwira abantu ngo ko nibikuzimu batanga amafaranga muzajyo mutuzanire kwizo za beneri. Ndangije navuga niba koko ikuzimu batanga amafaranga, none bano bajyaho bakayazana bayakoresha he? Ko duhare mu isoko rimwe, abacuruzi kare bame ko tujya muri bisi zimwe, ko wasanga ari amafaranga natyo bayaduhaho. Ibyo naciye comments z'abantu benshi bamyeti nibyo, bane ngo sibyo, ariko hagataho Imana niyo ibizi. Ndangije ndababwira ngo umuntu ubutunzi buba bubi cyangwa buba ubwo mu mwijima cyangwa buba ubwa satani bigendanye naho yabukuye. Ntabwo ngiye guhakana ko mu isi hari abantu babi, hari abantu bubaka ama etaje baribye, barasahuye, hari abantu bagura amamodoka baraciye imitwe y'abantu, hari abantu mu by'ukuri mwebo buzima tugira byinshi bituzamura bigendanye naho dukomora uburyo bwo kubaho. Ariko buriya buri wese azi aho inzu ubamo, uzaho wayikomoye, imodoka ugendamo uzaho wayikuye. Mu by'ukuri kuba abana biga, amafaranga yo kubarira uzaho yakomora,
niba uyakura ahantu habi ibyo urabizi, niba uyakura ahantu heza ibyo nabyo urabizi, ariko twebwe twese hano mu isi amafaranga arasa yo dukoresha namwe, niba ari Rwanda namwe huko aho tuyakura niho hatandukanye. Narangije mbabwira ngo umuntu ashobora kuva kwica umuntu cyangwa akava kuroga bamuhaye 1,100, njyewe yazi wanje yenda namuheraza namuha inkoko yanjye yambamo 15,000, ya mafaranga 15,000 ambaye yari amafaranga rero. Uyu muntu aho ko yafite wayakoresheje ni uza aho yayakuye, ni nawe Imana izahana natihana ibyaha bimutera gucumura. Reka rero dusoze, ariko tugiye gusoza tuvuga ngo nawe koko uzambwira birababaje Imana niba ariyo abakozi ba tugomba kwikorera tugakina, niba igihugu kigira aba ministry, kigira aba deputy, kigira aba meya, kigira aba gitifu, ariko gitifu agira uko agenda, meya agira uko agenda. Shuti z'Imana kandi shuti za Yesu, ministry afite uko agenda. None twebwe abahagarariye Imana ku isi abari twe dukena koko, abari twe dukena koko. Imana mu buryo bwayo mu nzira zayo natwe hari uko tugomba kubaho, hari uko ijuru ridutunga, hari uko ijuru ritubeshaho, hari uko ijuru ritujyana n'ibyanone n'ibyejo hazaza. Ariko Aburahamu mu matungo yari afite imikumbi n'amasho by'intama n'inga, yari afite byinshi. Iyo tuvuze iby'ifeza, yari afite ifeza n'izahabu. Ubutunzi fatizo bwari buhagarariye ubutunzi bwo ku rwego rwo hejuru muri icyo gihe. Buriya hano ni ifeza n'izahabu, nicyo cyari kiri ku rugero rwo hejuru cyane kuruta ibindi byose. Bivuga ngo yari umukire mu bakire ba mbere ku isi, kandi yarakoreye n'Imana. Iyo tuvuze mu bagaragu n'abaja, abantu benshi bakoraga mu mirima ye no kuragira amatungo ye. Abo ni abantu baragiraga amatungo ye kuko yari afite ari byinshi. None cyane cyakurikiyeho ni ingamiya n'indogobe, ibintu byifashishwaga mu bucuruzi no mu ngendo zo kwimuka. Ibi ni ibintu Aburahamu yari afite. Yemye abakozi b'Imana, yemye abantu mwiyeguriye gukorera Imana, hoko kuba dukena sinzi impamvu, kuba dukena dufite ikibazo, ko Imana ibyezuye se n'ijuru ni ibyayo, icyo tugomba kukimenya. Oyo ni umukozi Imana watubanjirije yumviye umuhamagaro. Iyo dusomye Itangiriro 12 dusanga Imana imuhamagara agendana n'Imana, ariko uko yagiye agendana n'Imana, Imana igenda imugirira neza. Oyo yari mu batunzi, yari mu bakire ba mbere ku isi, mu gihugu cye ku isi. Rumva yari afite ubutunzi bwose Imana itanga. Ndahandi yabikuye, yari imigisha Imana igenda imuha, Imana igenda imuha, Imana igenda imuha. Abakozi b'Imana abatemera imigisha y'Imana akazi kabo, njye nemera imigisha y'Imana. Abemera ibyo Satani atanga akazi kabo n'izabo nzira. Njyewe ndandukanye nabo, ndandukanye n'abavuga ko Satani ari gutanga amamodoka, ndandukanye n'abavuga ko Satani ari gutanga amafaranga, ndandukanye n'abavuga ko Satani ari we uzamura. Birababaje kuba umwana wa pasiteri bakamwirukana ku ishuri, akabura amafaranga yo kurya ku ishuri, bakayamwirukanira akwarara Imana. Njyewe nanza kugasuzuguro mu izina rya Yesu. Niba minisitiri uhagarariye igihugu, abana bagomba kwiga bakambara neza, bakiga amashuri akomeye, nanje Imana ngwarira data wa twese umuremyi ijuru n'isi, yigenga ibihugu,
yibishyiraho ikimika abami. Nanjye data arashoboye, nanjye data azabeshaho abanjye nabyaye kandi azambeshaho. Dawidi navuze neza aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Haleluya, haleluya, sinzakena. Mureke dusoreze hano, ikiganiro kitaza kuba kirekire, ariko bakoze Imana mukorere Imana neza, muhumure Imana izabagirira neza. Ushobora gukena buno ariko siryo herezo. Upfa kuba ukorera Imana neza ubirimo ugendana nayo, ntabwo uzikorera amaboko, nta nubwo uzitangira itama. Oya, ntabwo Uwiteka umuremyi wawe Imana yawe ukorera ntabwo izabyemera. Impamvu mvuga cyane Imana nuko ari yo nzi cyane. Abavuga ibya satani n'ibindi, satani ni umwanzi iteka niyo mba mbanganye nawe. Nuko nta byinshi nzi kuri satani, cyakora nzi ko ari umwanzi w'Imana n'abantu. Iteka ryose aba ndasashaka kunsubiza inyuma no kunyambura imigisha Imana itanga, ariko ndi kumwe na Kristo tuzanesha. Reka dusoreze hano, Imana ibagirire neza. Inimero yanjye ni 0788 24 53 826 0788 24 53 826. Wambamagara inbox tukaganira, niba ari n'ibindi bitekerezo ukangira inama, ukanyungura ibitekerezo, cyangwa se niba ari no gusengana tugasengana. Ngenzi ko ndi umusenzi, yenda iyo sije tuzigaruka ikindi gihe, ariko ngiye nemera ko Imana ishobora byose, nikenesha nikenura, nizamura abantu bayo. Yakuzamura azamuka, yagwaye umugisha uhabwa umugisha, kandi yakwimye ndawaguha. Ibyo nibyo nzi, nasomye mu gitabo cya mbere cya Samuel gice cya 2 hari ayo magambo ni mwari 6:7-8 gutyo. Ubwo rero nge ndakikomeje ku Mana, ndacyayikunda, ndacyashaka guhishurirwa imigambi yawe ngoreshe, ndacyashaka gukoreshwa n'Imana. Imana yacu tugirire neza kandi itindane natwe. Ndacyashaka kugendana n'Imana nguko Abrahamu yagendanye nayo iramugororera, nguko Nowa bagiye bagendana nayo ikabagirira neza, nguko ba Yobu bagiye bihanganira ibibagerageza, Imana finally ikarangira bagiriye neza. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, Imana idukunda, turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Uruwera kandi urakirana kugira neza bugaca bukira. Uri data wa twese uhoraho, ndagushimiye cyane, wakoze imirimo n'ibitangazo ubana natwe, uratwemereye. Tugeze ku uyu munsi, tugeze kwa aya masaha, tugeze data twese myiza mu kukwezi. Mana turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Ngatugirire neza Kristo mwiza. Sengeye uyu mwene data, sengeye uyu mushiki wacu wadukurikiye, data umuhe umugisha utagabanije, data umugirire neza kubyineza n'imbabazi zawe. Lefo dota de glere nime, izina ryawe nirishimwe. Girira neza abawe kandi ukindane nabawe. Abakwizera Imana ishoboye byose, abakwizera Imana itanga imigisha, abakwizera Imana ikenura, data ubagirire neza utindane nabo. Komeze kujya ubazamura uko bukeye nuko bwije. Ngaho bana natwe dufashishe neza n'imbabazi zawe, urukundo rwa nikwera kwawe bitinde cyane kubawe. Ngo ngadufashe muri byose, tugire neza muri byose, kuko dushimiye Imana tuyiragije mu izina rya Yesu. Amina, 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 amina.